Chat GPT. Aka kanya ucyumvira ijambo sobanukirwa AI, Artificial Intelligence, ubwenge bukorana mu Kinyarwanda. Iyi ni application yigaruriwe n'imitima y'abantu benshi bitewe nuko ibakemura ibibazo bya buri munsi. Biragoye cyane kubura umuntu ufite smartphone adafite Chat GPT. Ni ikizame gikomeye, nutayifite yihutire kuyishiramo. Niyo application ya mbere y'ingenzi ukwiye gutunga muri telefone yawe, kuko byinshi utazi izabigufasha kandi bigukemurire. Ni ingenzi cyane ku banyeshuri, ibibazo byananiranye byose Chat GPT irabisobanura. Haje amakampani menshi yigisha ibidage, ibi wabisanga kuri Chat GPT. Nta rurimi na rumwe Chat GPT itazi. Iyi ni AI ifite imbaraga zidasanzwe n'ubwenge bukorana ubuhambaye kurusha izindi AI muzi. Ngiye kugusobanurira Chat GPT. Ubundi wumvise ijambo Chat GPT wumva iki? Chat ni ijambo rimwe na GPT ni irindi. Chat bivuze conversation cyangwa se ibiganiro. No GPT mu magambo arambuye ni generative pre-trained transformation. Ibi bisobanure ubwoko bw'ubwenge bw'ubukorano witoje mbere, ubasha kwandika cyangwa gusubiza mu buryo bunoze. Iyo bihurije mu ijambo rimwe usoma Chat GPT. Iyi ni umufasha w'ubwenge bukorano Artificial Intelligence. Iyi yakozwe na OpenAI. Ushobora kuganira n'abantu mu buryo busanzwe nk'uko umuntu yavugana n'undi. Ese ubundi iyi Chat GPT ni ibihe bintu ishobora kuba yagufasha? Reka turebe ibintu bitandatu by'ingenzi buri muntu wese akwiye kumva ko yafashwa na Chat GPT. Gusa ngenzi kari byinshi bitewe nuko nyikoresha. Icya mbere, Chat GPT igufasha gusobanurira neza ibintu. Urugero nka science, amateka, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Kuri iyi si ya none hari benshi bahangayikishijwe n'ikoranabuhanga bitewe no kutamenya neza ibisobanuro by'ibikorwa bagenda bakora bijyanye n'ikoranabuhanga. Ubumenyi na science byagoye benshi, ariko mu gihe ufite application ya Chat GPT iraguye ibintu byose akantu ku kandi, detail kuri detail, igusobanurirwa explication zihagije wumve wiyumvishe uzisobanurire n'abandi. Nko mu mateka, buri mateka y'umuntu wese wabuze wabayeho icyamamare n'umuntu ukeka ko ashobora kuba afite amateka ariko utarayumvise, mwandike muri Chat GPT mu rurimi wifuza, izagwa amateka ye akantu ku kandi. Icya kabiri, Chat GPT yagufasha mu myigire. Aha ndarabura abanyeshuri bose bakiri ku masomo, cyane cyane abiga kaminuza. Hari assignment menshi mukora akabananira mukabona amazeru kandi mufite neza Chat GPT mu smartphone yanyu. Bivuze ko n'udafite iyi application ahamagariwe kuyitunga, kuko niyo ya mbere wikwiriye kuba washyira muri smartphone yawe. Izagukorera byinshi kandi bihebuje, izagushimisha mu buryo utazi. Aha yagufasha gusobanurira amasomo neza ku rwego rwo hejuru. Yagufasha gukora inshingano nyinshi z'ishuri n'ama assignment, amakati ari private. Mu gihe mwarimu atakubonye n'ubu ushaka gukopera neza, uzajyane smartphone mu buryo bw'ibanga ufotora ibibazo ukoreshe Chat GPT, izagusobanura neza akantu ku kandi ubundi utsinde kave. Gusa simbahamagariye gukopera, icyo mbahamagariye ni uko mwemera neza kandi mugakoresha mukanakurikiza iyi Chat GPT. Impamvu ya gatatu, iyi Chat GPT yagufasha kwandika inyandiko zemewe, urugero nk'ibaruwa, CV, ibitekerezo, inkuru, imivugo ndetse n'ibindi. Ubwo ndavuga amafilme n'indirimbo. Ibi byose iyi application irabishoboye. Urugero ku ndirimbo uyiha ijambo ubundi ikakubaza ubwoko bw'indirimbo ushaka kwandika. Niba iri mu njyana ya gospel, R&B, pop na hip hop, reggae n'izindi zuke n'izindi njyana nyinshi hano ku isi, ibi byose irabishoboye. Iguhereza ibitekerezo byiza, ikakwandikira indirimbo, ubundi hakaba kawe ukajyana studio ubundi ukayisohora, ikumvikana n'ahantu hose n'abantu bose bakanayikunda. Ibyo usanga muri Chat GPT. Impamvu ya kane nuko iyi Chat GPT yagufasha gukemura ibibazo by'imibare cyangwa programu. Niba uzi neza ko hari programu yakunaniye cyangwa se ama equation yakunaniye mu mibare, yabaza Chat GPT, irabigusobanura kandi guhereza ibisubizo byuzuye 100%. Iyi application ni ingenzi.
yikoreshe kandi niba utarayifite muri phone yawe n'aka kanya yi downloading uyitunge. Icya gatanu yagufasha, iyi ihindura indimi. Abenshi bari barangajwe imbere no gushaka ama translation kuri Google Play Store, Apple Store, Amazon Store ndetse n'ahandi. Ubwo mvuze amafone agiye atandukanye bitewe n'urwego rwawe. Izo application zose zihagarike, wirukire kuri ChatGPT kuko yo iguhereza ubusobanuro 100%. Ushobora kwandika interuro mu rurimi wifuza ikarutransfera mu rundi rurimi wifuza. Iyi ChatGPT ivuga indimi amagana utabara. Ikindi kandi iyi wayifashisha mu kugirwa inama cyangwa se gutanga inama. Urugero kuri kariyeri yawe, imibanire, ubuzima busanzwe, ariko si muganga cyangwa umujyanama wemewe. Gusa nuko igufasha mu bitekerezo byawe kandi wifuza gukemura n'ibitekerezo bihamye wageza ku bandi nabo bakazamuka. Ibi byose ChatGPT yaba umujyanama mukuru kandi uhamye. Ese ushaka kumenya uko ChatGPT ikora? Iyi ifata ibyo uyibwiye igatekereza ishingiye ku bumenyi yatojwe, buri kugeza ku kintu cyose wifuza. Iyi application yaje muri Kamena 2024 ariko ubu ngubu imaze gukora byinshi cyane bitangaje. Buri makuru mashyu yihaye igerageza gukora uko ishoboye ikayagusobanurira mu buryo ushaka. Ibyo ugomba kuzirikana kuri application ya ChatGPT: ntigira amarangamutima cyangwa ubuzima bwite. Iyi ni porogaramu ishobora gutanga amakuru atuzuye cyangwa atariyo neza 100%, ariko 80% cyangwa se 90% irayaguha. Ibi ni cyane cyane ku bintu bishya. Hari byinshi ushobora kuba warayibajije ntibigusubize neza bitewe n'uko ari bishya. Ikindi, ntigomba gukoreshwa mu buryo bunyuranye n'amategeko cyangwa bufite ingaruka mbi. Birumvikana neza, ugomba kuyikoresha mu byanyabyo bigufitiye inyungu ndetse bifite akamaro na buri umwe wese uzakumva akabona ko ibyo ukora byose bifite agaciro. Niba ushaka kumenya byinshi, ndashobora kukwereka uko wayikoresha neza cyangwa uko wayibaza neza kugira ngo igufashe kurushaho. Nyandikira muri comment. Nge ndi Hot World Entertainment. Mugire umunsi mwiza. Iyi ni AI ChatGPT, application ya burumye kandi yizewe neza. Ndakeka ko no mu bacamanza nahira hakora yagucira n'urubanza kandi rukarangira ku kigero kiri hejuru. Bivuze ko ije gushyira hasi no gukuraho abarimu n'abavoka. Chat